amashyi rwose kuko Imana yagize neza. Kwera yashize Imana hagati mu buzima bwe. Iyo wamubonaga ni wamutandukanyaga n'Imana. Yambaye ntabwo wamutandukanyaga n'Imana. Icyo yakoraga cyose byagaruguye Imana icyubahiro. Ndakwinginga ngo uyu munsi ushyire Imana hagati mu buzima bwawe. Mu muryango wawe ushyire Imana hagati mu buzima bwawe. Mu kazi kawe ushyire Imana hagati mu buzima bwawe. Mu byo uvuga byose ushyire Imana imbere. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo mbere na mbere iki Imana. Shyira Imana imbere, iyo ni principe ya mbere. Nuyumvira nuyubaha ukayapika mu buzima bwawe uzabona impinduka, uzabona change. Kuko abantu babaye mu buzima bw'uwaha Imana bubanye n'Imana, bugendana n'Imana, bakibabana n'imirimo n'ibitangaza by'Uwiteka ku manywa na nijoro, kubera yuko bagiye banesha. Aho byari bikomeye baraneshaga kandi bakomeje gukorera Imana ku manywa na nijoro. Imana itugirire neza. Ba Danieli bashize Imana mu buzima bwabo, babajyana mu Egiputa, babajyana i Babuloni mu buretwa, babanyaze. Ariko bagezeyo kuko bari barashize Imana mu buzima bwabo. Haleluya. Yarabaye senta cy'ubuzima bwabo. Niyo yari imbere bagezeyo baravuga ngo dukwiriye gukomeza kubahisha iki Imana. Dukwiriye gukomeza kubahisha Imana nubwo hano hari ibitugerageza, nubwo hari ibigirwamana, nubwo hari ibyaha, nubwo hari ibiturwanya, ariko ntabwo turi bureke iki Imana yacu yabaye santire y'ubuzima bwacu. Tujyanwa n'Imana, tuyoborwa n'Imana, tuvuga iby'Imana, twibwira iby'Imana ku manywa na nijoro. Turakomeje gusenga, turakomeje gukiranuka, turakomeje kubana n'Imana. Imana iba senta y'ubuzima bwabo, babana n'Imana ku manywa na nijoro. Imana ibana nabo. Imana itugirire neza. Igihe kimwe kigeze ngo barabagerageza, bagerageresha ibiryo, ariko baravuga ngo twebwe ibyo biryo ntabwo tuzabirya, ahubwo tugerageze nibura iminsi 10. Ujye tugaburira ibishyimbo n'amaminini. Nubona tutabyibushye kuruta abandi, uzamenye ko Imana yacu atari Imana. Haleluya. Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyafite imbaraga. Yizane mu buzima bwawe, yigire mbega ikibuga mu buzima bwawe. Nuyikibuga ibintu byose bizagenda neza. Ngo barangije aba bana barabyibuha, nyuma y'iminsi 10 barabyibuha, ngo bakomeza kugira ubwenge, ngo wasangaga bakubye inshuro zirenga 10 ari Babuloni, kubera ko bari barashize Imana mu buzima bwabo. Imana itugirire neza. Bifurije gushyira Imana hagati mu buzima bwawe, mukabana nayo, mukagendana nayo, mugakorana nayo, mukavugana nayo. Izabagira abadasanzwe, izabahindura abantu bakomeye, kubera yuko mwayishyize mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Imana itugirire neza. Iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya uwo uriwe muri Kristo, ubahiriza ino principe, Imana izabana nawe kandi izakugirira neza mu majyanamaza. Imana itugirire neza. Haleluya. Principe ya kabiri. Haleluya. You have to know your time. Ukwiriye kumenya igihe cyawe. Igihe cyawe ni iki ngiki. Ubu ngubu uhagaze hano, ubu uhagaze hano, ariko ntabwo ari njye mpagarara iteka ryose. This is my time. Haleluya. Hari igihe cyawe cyo kuririmba, hari igihe cyawe cyo gukora, hari igihe cyawe cyo gusura abarwayi, hari igihe cyawe cyo gukora umurimo hano muri IPRC. Ariko hari n'ikindi gihe uzajya ahandi nutabikora, igihe cyawe kizagera ugende, ariko uzaba waragiye nta kintu wakoze. Menya igihe cyawe, gikoremo neza. Iby'ubutwari bihindura amateka, bihindura ubuzima bwa benshi, bigafasha benshi, kubera ko washyize Imana hagati mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Menya igihe cyawe. Hari igihe uzarwara, hari igihe uzajya wenda hano wakomeye. Mana we, Imana itugirire neza. Ubu muzi ko ndamutse wenda n'umuntu wayikomeye cyane, ntabwo nakemererwa kuza hano uko niboneye. Oya, ntabwo nahaza. Iki ni igihe cyanjye. Haleluya. Cyo gukorana namwe. Hari ikindi gihe kizagera wenda niwe mubasha no kungeraho. Bijya bigera twe dukorana nabo, ukamwandikira nagusubize, ukandikira sekretari nagusubize, ugahamagara nagusubize, kubera ko uri umuntu wo hasi. Ariko Imana itugirire neza. Uyu muntu niba atarakoze mu gihe cye,
akiri hano hasi nugera hano hejuru uzabura igihe cyo kubakorera. Mana itugirire neza, menye igihe cyawe, menye igihe cyo gukora. Niyo manywa yawe, ayo manywa yakoreshe neza, yakoreshe neza. Niba uri umuririmbyi ririmba neza, niba uri umunyamasengesho senga neza, niba ujya witanga ujya gusura abarwayi bikore neza, niba usengera abarwayi bagakira bikore neza. Ni igihe cyawe, ni igihe cyawe. Hari igihe kizarangira rero haza ijoro. Niba haza ijoro rero uzaba wimuwe ujya ahandi, temporary cyangwa roguta. Mana itugirire neza, menye igihe cyawe. Buriya reka mbabwire akantu, iyo umuntu akiri umusore agifite imbaraga aba yumva nta kintu na kimwe kidashoboka, aba yumva nta cyamubasha. Ariko igihe kiragera ngo bakanagukenyeza ukabona ntukibishoboye. Kubera iki? Igihe cyawe cyararangiye cyo kubabasha kubikora. Mana itugirire neza. Niba ubasha gukora Uwiteka, irukanka ugifite uburyo, senga ugifite uburyo, kora ugifite uburyo, shyiramo akabaraga. Imana izaguha ibyiza hirya gatoya. Mana itugirire neza. Nawe wataye umenye igihe cyawe, menye igihe cyawe, kuko kukimenya bizaguha amahirwe menshi. Ya gatatu, ya gatatu iravuga ngo use your opportunity. Koresha neza amahirwe yawe. Koresha neza iki? Amahirwe mu buzima. Reka mbabwira ngo umuntu w'umukristo ubundi abayeho mu mahirwe. Mu bigerageza ni amahirwe, mu byiza ni amahirwe, ibintu byose ni iki? Ni amahirwe. Kuko ibivamo havamo ibyiza ku Mana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo amakuba n'ibyago by'ubukiranutsi ni byinshi, ariko Imana imukiza muri bingahe? Muri byose. Ni ukuvuga ngo irindi rikavuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Kutuzanira ibyiza. Koresha amahirwe ufite. Kuba ufite izo mbaraga ni amahirwe. Kuba ukibasha kuvuga bakakumva ni amahirwe. Kuba ugifite abantu ubwira nabyo ni amahirwe. Kuba ugifite abantu bababaye wabasha kugira neza ni amahirwe. Kuba ufite amafaranga ni amahirwe. Kuba ufite impano ni amahirwe. Ibyo byose ni amahirwe n'ayandi menshi ntabasha kurondora. Ariko menya amahirwe yawe, yakoreshe hakiri kare. Hari abantu bagiye bakorera mu mahirwe. Reka mbabwire mu bakeya kugira ngo mubashe kubimenya neza. Haleluya, amen. Muri ano mahirwe ntabwo wakoresha amahirwe yawe ugira ibitekerezo bitari byiza. Ntabwo wakoresha amahirwe yawe ubona ibintu mu buryo buri negative. Ntabwo wakoresha amahirwe yawe utabyaza amahirwe umusaruro. Ntabwo bishoboka. Mana itugirire neza. Hari abagabo babiri, Yosuwa na Kalebu, bari mu bantu bagiye gutata i Kanani, bajyana n'abandi bakiranese kirimo ibintu byinshi, ariko abantu twabonye baragatsindwa. Ntabwo twabahagarara imbere, twari tumeze nk'utuzige. Abantu ntabwo bari barisobanukiwe muri Kristo Yesu. Abantu ntabwo bari barisobanukiwe, ariko abana bisobanukiwe. Haleluya. Barangije bareba ngo Abayisiraheli bose ngo bari bamaze kumaramaza guhindukira bagasubira hehe? Mu Egiputa. Kuko bari bavuze ngo tungurusumu zari zihagije. Nubwo badukubitaga ariko twararyaga. Nubwo badukubitaga hagendaga hapfa bakeya, ariko se niduhura nawe naki ntibazaturya. Bose ngo bamaramaza gusubira mu Egiputa, ariko abana babiri barahira baravuga ngo haleluya, Uwiteka haleluya. Imana yabanye natwe, Imana y'abasogokuruza, Imana yabanye natwe ikatwambutsa inyanja itukura. Iyo Mana iracyari kumwe natwe. Menya amahirwe yawe. Abana bakoresheje amahirwe yawe, abantu bamaze kwiyeba. Ni ryari ukoresha amahirwe yawe abantu bamaze kwiyeba? Abantu biyebye wari wayakoresha, barangije barababwira ngo nimuhumure igihugu twabonye ni cyiza koko n'amata n'ubuki. Nibyo bababwiye nibyo, ariko
kuko nta kintu kibakingira bafite, ariko twebwe dufite Imana idukingira. Koresha amahirwe yawe. Barangiza babwira ijambo rikomeye, barambwira ngo bariya mwabonye tuzabarya nk'uko barya imitsima. Koresha amahirwe my friend, koresha amahirwe yawe. Mu bigeragezo koresha amahirwe, mu byiza koresha amahirwe. Ba Daniyeli bakoresheje amahirwe, baravuga ngo nta wundi muntu ukwiriye gusengwa ukeretse Imana. Barakomeza barapfukama barasenga. Haleluya. Bakoresha amahirwe sa. Hanyuma amaze kuva mu rwobo rw'intare, mwami aravuga ngo ntihakagira indi Mana isenga ngo ukeretse Imana ya Daniyeli yonyine. Haleluya. Koresha amahirwe. Nubwo ubona bikomeye ariko koresha amahirwe. Bazubaha izina ry'Imana isumba byose. Mbifurije gukoresha amahirwe mu buzima bwanyu bwose. Imana itugire neza. Ba Moridekayi, ba Esiteri, hari abantu benshi, ba Yosefu bakoresheje amahirwe yabo. Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Imana itugirire neza. Icyampa mugakoresha amahirwe mufite muri iyi kampa. Cyangwa mugakoresha amahirwe mufite mu miryango. Cyangwa mugakoresha amahirwe mufite muri sosiyete. Imana itugirire neza. Muri iyi minsi abantu b'abadamu bafite amahirwe menshi, bafite amahirwe menshi, aya bizinesi, aya finance access, aya kugenda bazamurwa mu nteranisi. Ibyo byose ni amahirwe. Use them, muzikoreshe, mukoreshe amahirwe, ariko uzagenda uvuga ngo Imana ishyizwe imbere mu izina ryawe. Amen. Icya kane, be positive in all matter. Bega umuntu watura amagambo meza ariko ubuzima bwawe ari mu byo ukora, ari ahantu ugenda atura neza. Vuga ibyiza, atura ibyiza, kuko niwatura ibyiza nibyo bizakubaho, ariko nanone niwatura ibibi nabyo bizakubaho. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Yavuga ngo uko Imana ifashe niko igira gute, niko ikubera. Nifata nk'igoramye izakubera nk'igoramye, nifata nk'ikigoryi izakubera nk'igoramye, ariko nifata nk'inyembaraga izakubera inyembaraga. Haleluya. Mwige kwatura neza. Nubwo ibintu byabikomeye wature gute? Wature neza. Imana ibagirire neza. Ikindi, baho ubuzima bw'icyitegererezo. Ubuzima bwawe baho ubuzima bw'icyitegererezo. Yesu yavuze ijambo aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Imbuto zawe zikwiriye kuba ari imbuto nziza, imbuto ziryohera abapagani, imbuto ziryohera n'abakristo. Ukaba intangarugero, uburyo uvuga, uburyo ugenda, uburyo wambara, uburyo ukora, uburyo witwara. Ahandi havutse ibibazo wowe witwara ute? Ahavutse ibyiza witwara ute? Ahantu hose ukwiriye kuba uri umuntu w'intangarugero. Muri kino kigo mu b'intangarugero, hanze mu b'intangarugero, nibwo muzakorera Imana neza, abantu bagaha Imana icyubahiro kubera yuko mwabaye intangarugero. Kandi ikizabibafasha nuko muvoma kuri Kristo, niwe cyitegererezo cy'imirimo myiza kuri twebwe twese. Imana itugirire neza. Yawe n'ibigeragezo, igihe kimwe abwira abantu arababwira ngo gukiranuka kwanjye nagukomeje, ngo sinzikura kuba inyangamugayo, ngo kugeza ubwo nzapfa. Ukwiriye kugira rino jambo mu mutima wawe, ukajya watura amagambo meza. Baramubwira ngo urapfuye, arababwira ngo njye ntabwo mpfuye, aravuga ngo njye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nzi ko amaso yanjye azamureba, ntabwo ari ayundi. Haleluya. Ukwiriye kujya watura amagambo meza ubuzima bwawe no kuba muri kumwe, nibwo uzabasha kugera kure, kubera ko ni nabwo uzakorera Imana neza. Imana itugirire neza. Cya gatandatu ni ugusiga umurage mwiza. Ese ibintu ukora ubikora wumva ari ibintu nyine bizamara igihe kingana gute? Ubikora nk'ibintu bizaramba cyangwa ubikora nk'ibintu by'akanya gatoya? Niba uri hano ukora umurimo, ukore nk'uzaramba nubwo waba utanahari. Imana itugirire neza. Nibwo nababwiye ku kintu bita amazina y'abana banjye, buriya ndi kugerageza gukora ikintu cyazaramba nubwo njye naba narapfuye. Mukora ibintu biramba byo mu buryo bw'ubumana, bizatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kandi muharanire kuba imbere. Imana itugirire neza. Ntabwo waba imbere
udatekereza cyane, ntabwo wabiri imbere udatekereza ibyiza bigira umumaro wowe n'abandi na sosiyete muri rusange. Nibwo ibyo muzakora bizagira gute? Bizaramba. Imana itugire neza, muzasiga umurage mwiza. Nimunapfa muzagende bavuga ngo abantu bakoreye Imana mu gihe cyabo. Haleluya. Imana itugirire neza. Ini principe nanone niyo gukora cyane. Iyo muca bugufi mukanakora cyane, muzagera kure kandi abantu bazabona ibyo mukorera Imana, kandi bazacyubahira izina ry'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusenge, reka twinjire mu mwanya wo gusenga, kuko ndabizi muba mufite ibintu byinshi, ariko reka mbabwire, hari abantu Imana ikeneye muri iyi minsi. Imana ikeneye abantu bayubaha kandi bakanayitinya, bakanga icyaha n'igisa nacyo, bakakirinda ku manywa na nijoro, nibwo ukorera Imana neza. Imana ikeneye abantu buzuye Umwuka Wera, babasha kuvugana nayo, bagakominikana nayo, bakamenya iby'ibihe n'iminsi y'ibihe, bakamenya amanywa yabo n'ijoro ryabo, bakabasha kuyikoramo neza. Imana itugirire neza. Imana ikeneye abantu bafite imyitwarire myiza muri sosiyete, yubahisha Imana kandi ikoniwahisha naho baturuka, naho bari, naho bagenda hose. Abo bantu nibo Imana ikeneye. Imana ikeneye abantu buzuye urukundo n'ubuntu bw'Imana. Abo nibo bantu Imana ikeneye, nibo bazazana impinduka muri kino kinyejana. Mu gihe turi mu bintu bya sustainable development goal, hakenewe abantu buzuye Umwuka Wera w'Imana, babana n'imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Niba Imana ikeneye, Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ikeneye abantu basenga udasiba, ibyo basenga bakanakora, bakizera bakanakora. Abo bantu nibo Imana ikeneye. Imana itugirire neza. Imana ikeneye abantu bitanga nta kindi kintu barebaho, bitanga nta kindi kintu barebaho, kandi abantu ntibabimenye. Si ngombwa ngo ugende ubyamamaza, oya, cyakora abantu bo bazabyamamaza kubera ko wakoreye Imana mu gihe cyawe. Imana itugirire neza. Imana ikeneye abantu bakora cyane, bari hard working, exploring God's gift. Impano z'Imana murazifite nyinshi, mukazikoresha. Imana itugirire neza. Reka ndekera aho ngaho, kadusenge Imana igihe cyagiye, ariko nagira ngo dusenge mu buryo bumwe. Uburyo bwa mbere, ushobora kuba uri hano utarakira Kristo Umwami n'Umukiza. Ubuzima bwawe bwakuyobore ku manywa na nijoro, akubere byose, ukaba umeze nkanjye cyagiye ntarumvira ijwi ry'Imana. Niba uhari, ndagira ngo tugusengere, tukwatureho imbaraga z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Imana itangirane nawe urugendo rushasha, kuko kera ntabwo twari tuzi Imana, kera ntabwo twari dusobanukiwe Imana, ariko twarayimenye. Ijambo twasomye ngo twaremera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ntabwo wayibashisha uri inyuma ya Kristo, oya, ntabwo byakunda, ariko uri muri Kristo Yesu ubasha kuyikora. Imana ikaguha umugisha ku manywa na nijoro. Ndagira ngo dusengane Imana. Niba uhari, ushobora kuba utarakira Kristo Umwami n'Umukiza, rambura ikiganza cyawe. Niba uhari, rambura ikiganza gusa, dusengane Imana. Ushobora kuba waragize n'intege nkeya ukagwa, nabyo bibaho, umuntu agasubira mu byaha. Nawe twagusengera, Imana ikakugira neza, ikakongera imbaraga, kongera ikakubyutsa, kongera ugakora imirimo myiza yo gukiranuka. Imana ikakugira neza mu majya n'amaza. Niba uhari, rambura ikiganza. Nta soni biteye, nta n'ipfunwe biteye, ahubwo dukomera Imana amashyi tukavuga ngo Imana igize neza, kuko yigaruriye umuntu wayo. Imana itugire neza. Ndi kubona hari nawe uhari, ariko reka dusenge, reka twongere dusenge mu kindi cyiciro. Ubwo icyo ngicyo nakirenze, ariko Umwuka w'Imana bakomeza gukora. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Yosuwa yabwiye ubwoko bw'Abayisiraheli, arababwira ngo uyu munsi mukwiriye guhitamo uwo mukwiriye gukorera. Niba ari za mana zo hakurya ya rwa ruzi basogokuruza banyu basengaga,
cyangwa niba ari Uwiteka Imana ya Isiraheli dukwiriye gusenga none. Ariko arangije arababwira ngo nubwo mwe mutabikora njye n'inzu yanjye tugiye gukorera Uwiteka. Haleluya. Ndagira ngo wongere ugirane isezerano n'Uwiteka ryo kumukorera. Uhaguruke gusa usenge, wongere uvuge ngo Uwiteka nongeye kugirana nawe isezerano ryo kongera kugukorera bundi bushyashya, kuko namenya amanywa yanjye, nkamenya n'ijoro iryo ari ryo, nkamenya yuko kugukorera Mana ari prinsipe zihari. Nuzikora uzaba uri imbere, ariko nutazikora n'ubundi uzahora uri uw'inyuma. Imana itugire neza. Ndagira ngo dusenge muri ubwo buryo, kuko igihe ndabona cyagiye. Dusengera abo bantu bumva bifuza kongera gukorera Imana mu buryo bundi bushyashya. Bahaguruke dusenga n'Imana. Urakoze Imana ibahungisha, kandi Imana yo mu ijuru ibaha imbaraga, ibongerera ubwenge, ibongerera ubuhanga, ibongerera kumenya no guhishurirwa no gusobanukirwa kino gihe tugezemo. Mubane n'Imana muyikorere, Imana izabagirira neza. Oh haleluya. Reka dusenga n'Imana, hanyuma umuyobozi wa gahunda aze gukomeza gahunda. Ariko naza gusaba gatoya umuyobozi wa sepu aze gusengera abarwayi n'abandi bantu bafite ibibazo. Imana imanukire muri rino teraniro, ikiza abarwayi, afite intambara Imana ibarwanirire, afite amakuba Imana ibatabare, imfubyi Imana izirengere, abapfakazi Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Oh haleluya. Reka dusenge, hanyuma umuyobozi nawe arahita akurikiraho asengera abarwayi. Mana nkuru turagushimiye, uri Imana yacu bwite, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Isiraheli, uri Imana ya Aburahamu, uri Imana yacu bwite, uri Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubwoko bwawe Mana bagurukiye imbere yawe, kandi bwemeye Mana kongera kugukorera bundi bushyashya. Mana bana nabo, Mana gendana nabo, Mana korana nabo, Mana baha ibikoresho bikwiriye, Mana baha resources, Mana baha ibikwiriye Mana, kugira ngo bagukorere Mana uburyo budasanzwe. Ku manywa bagukorere, nijoro bagukorere, ibihe byose Mana bagukorere. Imiryango yabo Mana bazabone ko bagukorera, inshuti zabo Mana bazabone ko bagukorera. Aba bana Mana bazabone ko bagukorera, Mana bagira umugisha mu majya n'amaza. Urakoze Yesu, urakoze Mwami w'abami, urakoze kugomba gusenga, urakoze kugukoza imirimo n'ibitangaza, kandi uko Mwami tuzabona impinduka, tuzabona change mu bwoko bwawe Mana. Urakoze Yesu, umugisha kino kigo, umugisha abayobozi bacu, umugisha abanyeshuri bose, umugisha batarakumenya, umugisha bakumenye, bagurire Mana imbago, bagirira neza, ubajyana amazi Mana bajya bagukorera. Urakoze Mwami Mana yacu, ijambo ryo ryatubwiye uzitura umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Mana tubasabe gukora neza kugira ngo baziturwe ko bakoze neza. Urakoze Mwami, turagushimiye, turangije tugukomera amashyi. Amen, amen. Abarwayi nabo n'abandi bafite ibyifuzo bitandukanye nabo bahaguruke kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza mu teraniro. Imana ishimwe cyane kandi iri gukora imirimo n'ibitangaza. Mwizere, ibindi byose Imana irabikora. Nitanga kubaho, nitanga gukira, nitanga kuba umuntu ukomeye, nitanga gutabara uko ariko kose. Imana ibohereze ubutabazi buturutse ku ntebe yayo. Imana ibagirire neza. Amen. Sengera abarwayi n'abandi bafite ibyifuzo. Uri Data wa twese mwiza, Imana ishobora byose. Mana turakwizeye kandi turakwiringiye. Ntabwo dushidikanya kuri Imana ishoboye no gukiza. Ntabwo dushidikanya kuri Imana ibasha guhindura icyari ijoro ku buzima bw'umuntu kigahinduka amanywa. Tugushimiye ijambo ryawe Mana. Ijambo ryawe ni ubuzima. Ijambo ryawe Mana rirarema. Ijambo ryawe rifata ibitariho rikabirema bikabaho. Mana ni nayo mpamvu twishingikirije kuri ryo. Twatuye ubuzima kuri aba ngaba bahagurukiye imbere yawe. Turabasengeye ngo Mana ikiganza cyawe gikiza. Iyo wamaraga gukiza imitima wajya gukiza n'indwara. Turasengera ngo indwara z'umubiri nazo zikize Yesu. Urabishoboye ntabwo dushidikanya, kuko warahamije ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera.
bizarambika abarwayiho ibiganza bakire. Natwe turambuye ibiganza byacu kuri aba bahagurukiye imbere yawe Mana ngo bakirishe ubuntu bwawe. Turagushimiye kubakishije. Harimo n'abandi bafite ibyifuzo bibagoye, turabasengeye nabo. Hari ibyifuzo by'imiryango, hari ibyifuzo by'amasomo, hari ibyifuzo by'ubuzima. Ibyo byose turasenze wowe Mana ishobora byose, ngo Mana ubwire uko ubigenza. Buri wese mu rwe ruhande umuremere ishimwe. Ubwo tuzongera guterana Mana, hari icyo wakoze tuzagushima. Ngaho reka byose ukomeze kubikora kwiyubahisha. Kiruta byose ubwami bwawe bukomeze buganze kandi butegeke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubutunzi buri ahantu hahishwe, ngo kandi igikoramo ikagabira abayo. Imana itugirire neza. Ndagira ngo dusabe ibifatika. Haleluya. Dusabe Imana ibigize gute? Bifatika. Ubundi uzakorera Imana uzirebe. Imana itugirire neza. Reka rero munyemerere nsabe umuyobozi wa New Melody yigira imbere gatoya. Imana noneho twambara inkweto zahengamye uri kumva baturiho bakavuga bafite ijambo, ariko buriya bashobora no kudusaba. Ariko muri icyo gihe twirindaga gusaba, kuko twari tuzi ko twizeye Imana ishobora byose. Bizaduha igihe gikwiriye nabo bakazahindura iki ibyo bavugaga. Imana itugire neza. Imana ibaye ibifatika. Dusengerera Mana mu izina rya Yesu Kristo. Iyo hagurukije umukozi umuhanda ibikwiriye byose. Aba ni abana bawe. Aba ni abana bawe baje kugushengerera. Aba ni abana bawe bicaye umwanya munini imbere yawe. Kandi aba ni abantu bakomeye cyane hagurukije muri iki kinyejana. Mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'imirimo byose. Kandi ijambo ryawe rirambwira ngo wafungure ikiganza cyawe ubasha guhanga kwifuza kw'abari mu isi yose. Aba bantu baremereye, aba bantu bawe baremereye ibikwiriye, aba bantu bawe baremereye ibifatika, kuko uri Imana y'ibifatika, uri Imana y'ibintu byose. Mu izina rya Yesu Kristo, abakennye abafite imitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo, abagukeneye ubuzima bwawe nawe ubiyereke mu nzira zitandukanye. Wanyura mu nzize, wanyura muri ebyiri, wanyura muri eshatu. Ufite inzira nyinshi zirenga igihumbi. Izo nzira zose nyura muri ushaka isura abantu bawe. Imana